Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Ahandi tugenda twiga topic zigiye zitandukanye, uburyo wasa neza ku ruhu, uburyo wafata neza umusatsi wawe, ba bantu twikunda, ba bantu dukunda gusa neza, ba bantu dukunda imisatsi yacu myiza kandi ikeye. So guys, uyu munsi rero naje kubereka ibikoresho ushobora kuba wakoresha bikakuramburira umusatsi wawe mu gihe uvuye muri dushe, ukaba wakoresha igikoresho kimwe muri icyo kikaba cyagufasha kumutsa umusatsi wawe. So ibyo bikoresho ni bibiri, kanze bibereke. So ngibi ni ibikoresho ucomeka, bikoreshwa n'umuriro, ucomeka ku muriro bikagukorera neza cyane. Iyi ngiyi ni seshe, niyo ukoresha uvuye muri dushe umusatsi wawe igihe ukonje kandi ufite urugendo rwihuse, cyangwa se ushaka ko umusatsi wawe wumuka byihuse. Iyi gufasha kuba umusatsi wawe wakumuka mu gihe gitoya, mu mwanya mutoya cyane. So iyi ni flat ishobora kukuramburira umusatsi wawe kandi neza cyane. Nawe ushobora kuba wabyikorera mu gihe udafite uba wabigukorera. So already ngewe hano narangije kuba nabikoresha, narambuye umusatsi wanjye, nubwo nahise mpitamo kuba nafunga iyi kwafe. So mukurikirane video akantu ku kandi, muragenda mubibona ukuntu ngenda mbigenza. Kandi ku bantu bazakenera bino byuma nabyo nta kibazo, ndaza kubarangira ahantu mwabisanga, abantu muherereye mu Rwanda, abari hanze ho mwabigura by online shopping.
muri dushe nka umusatsi ukonje nkawusesha ukumuka, narangiza nkiramburira uko umusatsi uyisumira. Namwe murabibona warambutse. Ntabwo biba byoroshye kuba wakiramburira urikoresha flat ishyushye. Gusa iyi flat ntabwo yotsa cyane nyine nk'uko uruhu uri kugira gutya. Hariho utuntu dutangiriye hano kugira ngo udashya, ariko nawe makinga sure yuko utageza ku mubiri nyine cyane kugira ngo nawe udashya. Ntabwo biba byoroshye, ni inzira ndende kugira ngo nawe wiramburire ubwawe. So murabibona ko bimeze neza, ariko ndamutse mfite nk'undi muntu akamfasha kurambura, noneho byaba byiza cyane kurushaho, warambuka cyane. Ariko n'ibingibi ntacyo bitwaye, kuba nyine umusatsi urambuye nk'uko nabyifuzaga. Njye nkunda umusatsi nyine urambuye, kuko umusatsi wanjye iyo wizingazinze cyangwa se ukiri naturel kugira ngo umutunge nyine utarambuye, njye mba numva bimbangamiye. So iyi flat nayo ni nziza cyane ku bantu bayishaka. Ndaza gupinga namba ku bantu baherereye mu Rwanda, aho mwabisanga mu mujyi wa Kigali. Ku bantu bari hanze mwareba ku mashopu ya online, mushobora kuyabona, cyangwa amashopu runaka begereye mushobora kubibonamo. Mu mashopu ya online biba biriho, ntabwo byabura ukacyodaringa kikaba cyakugeraho. Ariko abantu baherereye mu Rwanda muze kureba muri comment hasi, ndapininga namba yanjye mbarangira ahantu mube mwabikura kugira ngo bibe byabafasha, cyangwa se na bya bikoresho bindi nagiye mbereka bigiye bitandukanye, nabyo wabasha kuba wagira ute wabibona nawe ugatunga salo iwawe. So murakoze cyane kubana nanjye. Mutarakora subscribe, please make subscribe, like, comment and share kugira ngo tukomeze kuba umuryango